hari abantu batubona nk'abantu barambura akaboko bagahita bakora ku mana uwo mwanya. Niyo mpamvu ubwira tusengere kandi yabikubwira akahita yumva yizeye ko rwose we n'umusengera biraba. Niyo mpamvu n'icyo gihe nawe ashobora kuba yarambonaga nk'umuntu w'igitangaza munini mukuru mugari uremereye ufite ibintu. Kandi icyo gihe wari utatangira kungana gutya bro. Cyane. Mabanga yose yakize hanze bamugana y'amatitire nyamara ngo byose abikize hanze. Umupapa umwe nkunda cyane witwa Fabrice Nzayimana n'umuririmbyi w'umurundi. Nandi kumubwira ni Abarundi mwakoze ikintu gikomeye muri gospel mu Rwanda niyo mutabimenya ngenda bibabwiye. Nta n'umuntu utabizi by the way. Umuntu ukurikirana gospel umuntu ubyirengagiza nuko adashaka kubyumva. Abarundi bagize Abarundi Imana ibaho umugisha hano muri ngende umwe mu bahamya ndumwe mu bantu bashobora kubasabira umugisha pe mwagize uruhare rukomeye kuko nkanjye uzi gospel ya kera niyo ubu ngubu nkabivanga. Bitamona changement hejuru ya 50% Abarundi babigize mu ruhare cyane rwose kuko hari ikintu cyari gitangiye kuza muri gospel cyitwa playback. Uyu muhanzi bamutumiye agatangira kubwira DJ ngo nimero 2 track number 2 yayishyira mitariyo ngo hindura isi ngo yacometse umugozi nawe yashyize kuri telefone cyangwa telefone bamuhamagara ubwo indirimbo igabi irekeye guplaying. Ariko bavandimwe bacu b'i Burundi bamaze kuza mu Rwanda nubwo wenda baje kubera ibibazo bitandukanye byari iwayi Burundi ariko twabagireho umugisha kuko batweretse ko live music irashoboka. Ariko ndabyibuka ntaguce wenda mu ijambo Dominic ngira ngo muri bamwe mu bantu barwanye iyo ntambara cause umuntu yagutumaga no mu bitaramo cyangwa se muri nane muri churches bamwahundazana na band track ntabyumve. Irumvaga even na pastor ntiyumva ukuntu ugiye kuzana ngo band y'abantu ngo bacuranga yumvagiye iyo dépense ubundi ni yiki. Ubundi sabo abantu bose bahuruye hari wambye ikoresheje iyo nteruro bahuruye bajyahe. Ngeze kuri cya kibazo cyawe ni byo byansunikiraga gukunda ibyo nkora nubwo bwose nta mafaranga yarari nta butunzi bwari buri iyo myaka 10 ntabwo nabwira ngo mfite umuturirwa muri Kigali. Oya nta kintu cya danger nitwa ko nakuyemo ariko nakuyemo ikintu bitiki ikizere nakuyemo ikintu bitiki kugirirwa ubwo buntu bwo gukora umurimo nakuyemo ikintu bitiki kurindwa n'Imana iyo myaka yose abandi muzima nkuko twavuze bagenzi bacu bagiye banamuka barabireka ngenda cyarimo ubwo n'ubutunzi bukomeye bundutira kubona amafaranga n'ubutunzi bw'ikirenga ariko ntakiri mu murimo w'Imana. Icyo gihe rero kubimbwira byahoragaho umunsi ku wundi nono barakabikubwira ari abajama bawe nkuko nguko tuziranye turi mu kigero kimwe. Umuntu umusaza kuze mu itore umupasiteri w'umushumba wuba ati ibi bintu mwana wanjye tubisaziyemo dore imvizi baye uruyenzi tubirimo turacyakodesha nitwigeze nushaka kuri bahano bakatira utegereje iki kugira ngo ukatugenda uve muri ibi bintu wowe duracyari mutoya witakaza imyaka yawe. Umuntu wakubwiye uratabuka bitekereza inshuro 7 gatari kwizi nama izi nizo sometimes ukagira ngo ni n'Imana ikubwiye exactly utekereza utari ko uyu musaza mu itorero ni Imana imuvugiyemo. From the heartbeat of Africa, hakuna matata. Yes, ndira nkuko nakomeje kugenda bibabwira uyu munsi wa none mu kiganiro cyacu cya Shalom Gospel Show kuri Genesis TV twagiriwe umugisha wo kwakira umukozi w'Imana mwita Dominic ashimwe ikaze muri Genesis TV brother. Uraho neza meze neza ibintu by'amaboko ngo byaramenye ibintu yihaye byo kubura ibyo bintu ntago ari byo rwose bisubireho. Anyway reka tubicumbye cyangwa ndabizi urashaka kuvuga amabanga yose ndagenda nyaryaho gake nyabwira abantu. Pasika nziza by the way. Pasika nziza yaba wowe n'abadukurikiye kuri Genesis TV. Pasika nziza kandi niba utanayemera utega amatwi ikiganiro uko biri kose uraza kumenya icyo arava hangaho ibintu byose birangiye. That's true. So ofete ngira ngo wenda before yuko tuza kuza kumva byinshi ndabizi waduteguriye byinshi ufite package cyangwa se like umuzingo munini tuza igikapu ngihetse. I know. Anyway ndago ndibuze gushyiraho comment nyinshi ndumva ntacyo. So anyway so Dominic makuru warumeze ute waruhugiye mu biki muri iyi minsi? Meze neza banze mbwira abantu bakunzi bijambo ry'Imana no tumambwiza kuri Genesis TV. Octave mukwiye kumushakira agahano mbo koroheje ariko agahano koroheje kuko yagize atya ankura amaboko ntabwo nzi uko byagenze niyo mpamvu aya makuru yose ari kuyambaza. Anyway meze neza ndashima Imana natangiye umwaka neza umwaka wa 2021 meze neza
ndacyari mu murimo w'Imana, ubuhamya buracyari buzima, ndashima. Ni nacyo kintu gikomeye kuko ubuhamya iyo bupfuye ibintu byose birazamba. Ubuhamya iyo bupfuye ubutumwa bwiza tuvuga ntabwo bushoboka. So kimwe mu bintu nshimira Imana, ndacyari mu gakiza kayo atari uko nzi kwirinda kubera ubuntu bw'Imana. Hanyuma kandi ubuhamya buracyari buzima, niyo mpamvu tekereza kuntumira kuri Genesis no kubera ko ubuhamya ari buzima, kuko buramutse butameze neza ntabwo byashoboka. Ni kimwe nshimira Imana rero, niyo mpamvu muri make ndabwira ngo meze neza, ndi muzima, ndashima Imana, negereje kugaruka kwa Yesu. Dominic, hari akabazo kamwe nkunda kwibaza cyane cyane. Buri munsi ari igihe ku wa kabiri no ku cyumweru tugira like akantu gato before yuko wenda tuganira n'umutumirwa wacu uyu munsi kuri byinshi bitandukanye aba yaduteguriye, ariko ngira ngo uri umwe mu bantu bafite izina ritoroshye hano like mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubuntu bw'Imana. Reka nongere kano kantu noneho icyo ndi gushaka kuvuga, ibyo byose izina Dominic ashimwe ni izina ritari rishyashya mu matwi y'abantu bakurikirana umuziki. Amen. So noneho umuntu akibaza, muri iki gihe cyose mumaze ngira ngo guhera 2005 2007 nibwo abantu batangiye kumva iri zina mu matwi yabo. So icyo gihe cyose hashize hafi imyaka igera kuri 10 n'ingahe 20 na mukiri like mu murimo w'Imana. Hari abantu bagiye baza babivamo, abandi baranasezera, abandi bajya gukora n'ibindi, abandi baburirwa irengero ntitwamenye, ntibanasezera nubwo bazi ngo barahari. So Dominic, ni irihe banga just like mukunze gukoresha mwebwe ku ruhande rwanyu kugira ngo mubashe gukomeza kuba mukiresista kandi mugikora, mugikanyakanya, mugisunika kugira ngo just ubutumwa bwiza bugende neza? Kamere kuri ako kanya uvuze, sinatekereza ko hari ibanga rihari rihishwa abandi bantu. Ntaryo kuyo turyise ibanga ubwo ryaba ari ryanjye gusa cyangwa ari rya Octave gusa, ahubwo ntaryo ni ry'abantu bose. Ni ukumenya ko umurimo twahamagariwe wo kuririmba ntabwo ari uwacu. Icyambere, Imana iwuguha nkanjye ubwanjye ntabwo yigeze ireba kavukire, kuko nabajije na mama ngo niwe nsigaranye kuko papa yitabye Imana. Ndabaza ariko niba wibuka neza n'amateka ya papa, hari umuntu wigeze aririmba ufite ahantu ahuriye niyo yaba yaracuranze n'inanga? Ati rwose ntawe, habe na gato. Bari abantu baba bashabitse ibigurukira bishakira amafaranga, nta muntu n'umwe ari ufite ahantu ahuriye n'inanga cyangwa gitari cyangwa se piano. Nabyumvise nk'ikintu gitangaje, ariko ngikuramo isomo. Nagigwemo isomo rivuga ngo Paulo mu Bakorinto yaranditse ngo ndashimira Kristo kuko yantekereje ko ndo kwizerwa angabira umurimo we. Gutekereza byonyine ko ndo kwizerwa nuko yarizi ko mu muryango nta wundi muntu yabonye yizeye, iratekereza ngo ngewe ndahari. Icyo rero iyo nkibutse, ubwo ndi kugana kuri cya kibazo mbajije, icyo nkibutse gituma nigengesera, nkitwararika kandi nkagenda buhoro kuri uyu murimo, kuko nzi neza ko ubuntu nagiriwe Imana yashoboraga kubuha undi muntu wari wese kandi bigakunda. Kuba ari ngewe yahisemo ni ubuntu, ni imbabazi, ni ibambe, ni kwa kundi Imana iteye ari umubyeyi ivuga ngo Octave mpisemo kumuha impano yo kuvuga ubutumwa mu buryo bw'itangazamakuru, kandi abiwabo bose ushobora gusa na se na sekuru atarigeze ahagarara no kuri mikoro byibura ntanavugiye, ariko kuri mikoro ngo avuye agira ikintu atangaza. Icyo rero nge nicyo gituma mvuga ngo ariko who am I? Ndinde wo gutoranywa mu muryango wanjye ngo bari ngewe uhabwa iyo mpano yo kuririmba. Uwo muhamagaro Imana iwumpamagara nawitabye bwangu, nawitabye nihuse, ko nari nzi ko mpawe ikintu gikomeye, ariko kandi gishobora. Impamvu nyita ko gikomeye nuko Octave ibintu dukora bikiza umutima w'imbere. Bikiza Octave, ni ibintu biganira na Octave w'imbere. Ntabwo biganira na Octave, kuko Octave w'inyuma akora icyaha, polisi igakubita, akora icyaha bagafunga, ariko agahakana, akarinda avamo akivuga ko arengana. Ariko Octave w'imbere iyo yakozweho n'ubutumwa bwiza, ubwe niwe uza akakubwira ati ya etaje yo mu mujyi ahantu ni nge wayitoboye, za computer ni nge wazitwaye, nta muntu umukozeho. That's the result y'ubutumwa bwiza. Rero ibi bintu dukora kubera ko bikora ku muntu w'imbere, wa undi wananiwe n'iby'inyuma ibyo ari byo byose, ngombwa ko twitwararika twigengesera. Ibyo bintu byose rero nkubwiye nibyo nibuka avuga nti nkwiye kugenda buhoro kuko nzabibazwa. Imana izambaza ko nabiguhaye simbihe Nyirasafari da Foroza wo muri quartier runaka, akaba ari wowe mbi hano kubera iki? N'ubuntu ukwiye kubikoresha neza. Ibyo rero iyo mbyibutse kuri cya kibazo warumbajije, bituma nigengesera wenda iyo myaka igashira indi gataha, ariko hakabaho n'ubuntu bw'Imana no kurindwa n'Imana, kuko mvuze ko ari nge wirinze, naba niyemeye, naba nirase, naba nishyize hejuru, nakoze icyo nshoboye cyo kwirinda no kwitwararika, ariko Imana ishyiramo
imbaraga zayo n'ubuntu. Uyu munsi ndacyariho, ndashima Imana. Amen. So umuntu ashobora kwibaza Dominic, afite ngira ngo wa mungane tukiri kuri icyo kibazo, ndacyari ku muziki, ndacyari kwibaza ese bikorwa bite, bigenda bite, afite umuntu ashobora kwibaza kino kibazo cy'amatsiko. Mu myaka yose mu maje mukora like umuziki, mu muravuga ubutumwa bwiza bice nyine like mu ndirimbo n'iki n'ibindi byose bitandukanye. Afite mu mbogamizi zose mwagiye muhura nazo. Urebye mu gihe mwakoreyemo mu myaka ya kiragihe ngira ngo rigiye mugize kuba tumva kabisa Dominic umwaka ku wundi sora indirimbo ibitaramo n'ibiki byose, and then ngira ngo nibihe byari bigoye ku bahanzi b'icyo gihe, kugira ngo bigoye cyane bigoye cyane by the way, hari televiziyo imwe, hari radio imwe, kugira ngo social media zari zitaraza by the way, and then n'uyu munsi none still uracyari murakora. So mwompayira none wowe ubasha kura wakoreye muri ibyo bihe urimo urakora no muri ibi ngibi. So nirihe tandukano riri muri ibyo bihe byose muri kiragihe cyashize n'icyubu ngo ndabivuga mu bintu bibiri. Icyambere kiriya gihe abaririmbyi baramye abaramyi cyangwa barimbyi bo kuramya no guhimbaza Imana bari bake cyane Octave, ngira ngo urabyibuka, bari bake ku buryo muri Kigali habaga ibitaramo 3 cyangwa 4 bikabirarangiye. Igitaramo cya gatanu cyashoboraga guhomba kubera ko nta muntu wo kukijyamo n'umuhari. None n'icyo gihe niba ubyibuka korali ntabwo zari zifite imbaraga nk'uko uyu munsi bimeze. Ariko uyu munsi abahanzi bashobora kuba batabonetse, hari korali zifite imbaraga zivuga ubutumwa kandi bikagenda neza. Icyo ni kimwe uyu munsi ari nacyo ngiye nishimira bura ku rwego rwo hejuru. Imana irimo iragenda ihagurutsa abantu bafite impano kandi ubona bafite ibintu bizima byo guha abantu bagahembuka. Niyo mpamvu ushobora kumva album y'umuntu umwe umva ubuzima burahindutse, indirimbo z'umuntu umwe cyangwa babiri ubuzima burahindutse. Muri kiriya gihe rero byari bigoye, abarimbyi bari bakeya. None ikindi cya kabiri, uburyo bwo gukora promotion y'indirimbo cyangwa se ibihangano byari bigoye cyane. Radio yari imwe, televiziyo yari imwe, nta Facebook yari iriho, iza Instagram zijeje, iza Snapchat ni zaba bana bejo ubundi zijubungu. Icyo gihe nta byari bihari. Nuvuga ngo yari radio imwe, yari televiziyo imwe, kandi nabwo kujyana indirimbo ni kimwe no kugira ngo icurangwe n'ikindi. N'indirimbo za gospel zikinywa ku cyumweru gusa. Ku cyumweru gusa. Ni cya gatatu nenge kukubwira. Byari bigoye kuko muri kiriya gihe hari Imana ishimwe ko byahindutse. Hari imyumvire y'uko indirimbo ya gospel niyo ku cyumweru guhera mu gitondo, nabwo hari n'igihe tabaga umunsi wose. Avamida abantu bari muri sport, bari mu rugo, abandi ariko après midi guhera saa 8 hatangiraga runaka na nyira runaka na nyira runaka, ubwo gahunda zigakomeza. Ariko uyu munsi byarahindutse. Ibiganiro bya gospel ushobora kubera no mu yindi minsi. Ikindi izi televiziyo nubwo zaba zitafite umurongo wivuga butumwa, ariko ujya kubona ukabona byibura ka video ka gospel gaciye. Kajya kubona ukabona nka saa 8 umuvuga butumwa bamuhaye iminota 45. Icyo gihe ntago byabagaho. Itandukaniro ririmo rero umurimo waragutse kandi numva ari kimwe mu bintu nshimira Imana bikomeye. Ngira ngo Covid itaradukoma mu nkokora, Kigali habaga ibitaramo 7-8 cyane rwose, kandi byose wowe nk'umunyamakuru wabikurikirana ukavuga ati kwa runaka igitaramo cyari kimeze gite, wow byari wow. Ese hakurya byari bimeze bite, byari fire. Hirya yari bimeze gute, twahawe umugisha. Bese byose byari bisubizo, ni twahawe umugisha. Impamvu ni iyi: Imana yagurukije abaririmbyi benshi bahimbaza Imana kandi babizi, babikora neza, bafite ubuhamya bwiza kandi bafite ubutunzi koko bufasha umutima. Imana ihagurutsa abavuga butumwa benshi. Imana y'amakorari yarahari, havuka andi na yarahari agira imbaraga. Urumva ko ubutumwa bwagezaho burabasti, buraturika, burakura ku buryo uyu munsi ngira ngo uvuze ko dufite ikibazo kivuga butumwa, keretse hari ibindi ushaka birenze ibi ugereranyije nuko byari bimeze muri twebwe. Dominic, hari ikibazo nkunda kwibaza ku muntu uwo ari we wese w'umu legend cyangwa se wamaje gukora ibigwi runaka cyangwa se umaje kugira urwego ageraho. Umuntu wese ashobora kwibaza ikibazo kimeze gutya. Kera mu myaka nk'iyo ngiyo n'ubundi mwakoreyemo umuziki, wasangaga Imana ishimwe ko mwaje like izo mpano zigafunguka umuntu agatangira kubabona. Ubundi twasangaga dukubita playlist ya churches nayo hose twumva indirimbo z'abakongomani cyangwa se ingande, noneho ugasanga za hit song zo muri Tanzania, umva ugasanga nta ndirimbo y'inyarwanda byibuze yamye Imana ushobora kumva amahonga. Ariko itondo kimwe muraza, ariko none still turacyafite imbogamizi. Nihe mpamvu usanga niyo munsi wa none umunyarwanda ashobora kurimba indirimbo ukumva wenda yiganye hit song cyangwa se yiganye wenda tubwe n'urugero like abakongomani, nta style y'umwihariko ihari y'abanyarwanda uvuga ngo byibuze abangaba nanga. Mbona ari iki gikoye gukorwa Dominic? Biragoye ko nabona igisubizo gihamye twafata nk'ihame koko, ariko uko nkwikije uko mbibona, burya umuntu ni produit yaho yatinze.
umuntu ni resultat, ni umusaruro w'ibyo yatinzemo. Niba uri umusore cyangwa uri umukobwa mu gihe cyawe cyo gukunda Imana ndetse no kumva indirimbo warakuze muri écouteur, ngira ngo kera hariho ubundi ututu CD tujyamo CD Hawkman ibintu nk'ibyo ngibyo. Niba playlist yo kuri CD yawe wajya gukoresha kuri DJ habaga ari indirimbo za Hillsong gusa, niba Imana igufite mu mugambi wayo kuzayikorera mu myaka 5-10 iri imbere, produit zazana ibya bindi rumvise. Niba wari umupagani utarakira Kristo, uba muri orchestre iba muri Kongo cyangwa icuranga indirimbo zo muri Kongo, Octave Imana niguhamagara ibyahinduka ibyo ari byo byose, ariko n'ubundi kakantu kazaza. Rero ahantu umuntu yatinze niyo resultat y'ibintu atanga, niyo yaba amaze guhinduka, niyo yaba amaze kuza kuri Kristo. Kuko Petero burya gutema mu gutwi ntago ari ibintu byaje uwo mwanya, yari indwanyi, kamere yari ihari, yari indwanyi kuva n'icyo gihe. Ku buryo rero byanze bikunze uwo wari we mbere, Imana ntabwo imukuraho, iramuhindura, ikamupurifia, kwa kundi wari umeze iraguhindura, ikaza ikagukoresha mu murimo w'Imana. Niyo mpamvu uzasanga abantu bose ntabwo bashobora kuba abavugabutumwa, kubera ko umuvugabutumwa bisaba ko abazi kuvuga. Ntabwo rero ubyiga, ni impano. Ushobora kuba waragize na mbere no mu ishuri ugasanga uri umuntu ukombenka abantu muri dortoir, ugasanga ufite ivuzi. Bene nk'ubwo Imana iguhamagara nk'umuvugabutumwa, noneho kwa kuvuga kwawe byagaragaraga ko ari bibi, Imana ikabihindura noneho bikaza bivuga ijambo ry'Imana. Bene ubu umutega amatwi ukavuga uti isaha ishize gute ko nari ndyohewe no kumwumva. Rero ngana ku gisubizo ku kibazo warombajije, biterwa n'aho twagiye dutinda, biterwa n'ibyo twagiye dutindamo. Kandi noneho wibuke ko amateka y'igihugu cyacu yatumye Abanyarwanda duhaha imico itandukanye bitewe n'abantu bagiye bajya. Niba narakuriye muri Kongo, iwacu barahunze, ari batoya nkavukirayo, ngakura nkaza ndi mukuru, ibyo namize mu myaka 10, 12, 15, byanze bikunze hari akantu kazajya kagaruka. Niyo narwana byo kazajya kagaruka. Urumva hari abavandimwe bacu bahungiye muri Kongo, Imana tugirira neza, bagaruka mu Rwanda, abava i Burundi, abava muri Tanzania, abava muri Kenya, abava muri Uganda. Ubwo mpereye mu bihugu duturanye n'igihugu cyacu, none tujye no mu bindi bihugu byo hanze. Abo bose baraje, tugaruka mu gihugu cyacu, Imana imaze kuduha amahoro, imaze kutugirira neza. Urumva buri wese yazanye aho yakuriye, ako yazanye aho yakuriye, bihita biba rero uruvangitirane. Ahubwo icyo dufite twe no kunyanga urwo ruvangitirane twaruvangura dute niba koko bihesha Imana icyo, kuko ari gishobora kuba uruvangitirane ariko rwiza rufite icyo rutanga. Na hoze mvuga na hari umupapa umwe nkunda cyane witwa Fabrice Nzeyimana, no muririmbye w'Umurundi. Nandi kumubwira ni Abarundi mwakoze ikintu gikomeye muri gospel mu Rwanda, niyo mutabimenya ngenda bibabwiye. Nta n'umuntu utabizi, by the way. Umuntu ukurikirana gospel, umuntu ubyirengagiza nuko adashaka kubyumva. Abarundi bagize Abarundi Imana ibaho umugisha ahantu muri, ngewe ndumwe mu bahamya, ndumwe mu bantu bashobora kubasabira umugisha pe. Mwagize uruhare rukomeye, kuko nkanjye uzi gospel ya kera niyo ubu ngubu nkabivanga, ndamona changement hejuru ya 50%. Abarundi babigize mu ruhare cyane rwose, kuko hari ikintu cyari gitangiye kuza muri gospel cyitwa playback. Teye ubwoba. Urabona ukuntu hise nahengeye ku mutwe, nakuvuga ngo nawe ubwawe urabyibutsa ukuntu byari. Sure. No muri church umuntu yinjiye, umuhanzi wamutumiye agatangira kubwira DJ ngo nimero 2, track number 2 yashyiramo itariyo, ngo hindura isi ngo yacometse umugozi nabwo yashyize kuri telefone, cyangwa telefone bamuhamagara, ubwo indirimbo igabe irekeye guplaying. Ariko bavandimwe bacu b'i Burundi bamaze kuza mu Rwanda, nubwo wenda baje kubera ibibazo bitandukanye byari iwayi Burundi, ariko twabagireho umugisha kuko batweretse ko live music irashoboka. Gukora indirimbo kayitondera ikavamo imeze neza birashoboka. Ibyo bya playback nibikore, ariko umuntu ushaka gukora live nayo iraryoshye kandi irashoboka. Uyu munsi indirimbo ziri gusohoka nyinshi, nayo abantu kandi baviva cyane. Kuko erega nakubwiye dutangira ngo tuba tuganira n'umutima w'imbere. Umutima w'imbere ntabwo ushobora kuganira no kubwira ngo na track number 2, track number 3. Ntabwo ushobora kuganira n'umutima w'imbere ugeze ku gice cya 2 telefone uri guplayingiraho ukaba yihamagaye ukabira. Ariko ndabyibuka ntaguce wenda mu ijambo Dominic, ngira ngo muri bamwe mu bantu barwanye iyo ntambara, cause umuntu yagutumaga no mu bitaramo cyangwa se muri nane muri churches wamwanga ndazana na band track ntabyumve.
irumvaga even na pastor ntiyumva ukuntu ugiye kuzana ngo bandi y'abantu ngo bacuranga yumvaga iyo dépense ubundi ni iki ubundi sabo abantu bose bahuruye hari uwamwikoresheje iyo nteruro bahuruye bajyahe si urumva niba gitekereza ko abo bantu nzanye n'abari uguhurura bivuga ngo kumusobanurira akamaro kabo n'urugendo cyane. Impamvu ni iyi nuko asanzwe atumira umuntu umwe akaza kuri moto agacomeka telefone y'akagozi akaririmba abantu Kristo bakajya mu birere babandi iyo ndirimbo uri kuririmba bayigendana muri telefone ntabashaka ko hari ikindi gihinduka arashaka kukureba gusa nta bindi bivuga ngo kugenda dusobanukirwa uwo muziki ubwabyo byagize uruhare rukomeye cyane Abarundi rero babigize mu ruhare. Ubwo nari mvuze ku Barundi kugira ngo nubwo iyo mico twagiye tuyikura hatandukanye kubera amateka y'igihugu cyacu ariko mu rundi ruhande hari gushora gusanga yaragize uruhare rwiza mu kubaka gospel yacu muri rusange ku buryo kwa kundi dutekereza ngo twigane ibi hari n'igihe dushobora kubira mu yindi side nziza yuko bishobora gukuza umuziki wacu ukagera ahantu bishoboka. Afite ngira ngo umuntu ashobora kwibaza iyo wicaranye n'uru rubyiruko abo shepherders barimo barazamuka batangiye gukora muri generation nshyashya n'icyo kintu ukunze kubabwira nkawe nka Dominic umaje kugira experience muri uru rugendo? Ntabwo nkunze kugira amahirwe yo kuganira nabo cyane kuko buri uganira n'umuntu ari kubera ko yabanje kukubaza kukigisha inama ariko abo nkunze kuganira nabo nkunze kubabwira ngo mu gihe ukibasha kubikora bikorane n'imbaraga zawe za nyuma zishoboka za zindi uri buvuga uti hano mana ngo hari ikintu cya nyuma cya kindi kingana n'ubushobozi bwanjye bwa nyuma mbese nta kindi nari nsigaranye. Icyo ni cya mbere. Ikindi cya kabiri gerageza uburyo bwose indirimbo nuyikora uyitekereze na nyuma y'imyaka 10 waba utakiririmba kubera ko washaje cyangwa se wagize impamvu waba utakiririmba kubera ko wagize ikibazo ku buryo ijwi ritagisohoka waba utakiririmba kubera ko wahinduye n'ubuzima nabyo birashoboka byo kuririmba ukabivamo ariko iyo ndirimbo zajya wicara indirimbo nyuma y'imyaka 10 zajya nyicara nyumve. Icyo ni cya mbere. Ikindi cya kabiri abana banjye nyuma y'imyaka 25 bazajya bicara mu bavuga ati dore data ibintu yajyaga aririmba we you see bati wenda nk'abuzukuru banje bati dore sogokuru ibintu yajyaga akora hagana mu myaka za 2020 what is this ariko ibyo ubitekereza mbere uvuga ati indirimbo ndi kwitekereza okay nyuma y'imyaka runaka naba nkiriho naba ntakiriho abana cyangwa abuzukuru banje baza bari proud y'ibintu nakoze ku buryo ushobora kuvuga ati kuririmba kwawe wagukuye hehe byatewe n'iki impamvu nabonye video yanjye sogokuru aririmba hagana mu myaka za 2020 na n'ubu ngubu niyo ikintera inspiration. Voilà nicyo ngicyo ndi gikenewe nicyo nacyo mu byumba bwiye nabyo ndakibabwira kandi ibyo bihera hehe bihera mu kwandika indirimbo. Ntabwo kuye kwandika amagambo kubera ko agezweho muri icyo gihe kuko iki kwemeza se ko agezwe muri icyo gihe ariko hari gihe azagera biravaho ukwiye kwandika amagambo akuze amagambo kandi kugira ngo ubone akuze nta handi biva mu ijambo ry'Imana. Igihe cyose ukwepa gusoma ijambo ry'Imana udakunda ijambo ry'Imana ayo magambo ntabwo uzayabona kuko isoma ijambo ry'Imana umwuka w'Imana aganira n'umutima wawe ukabona icyo utanga. Amagambo rero akuze numara kuyabona ubwo ndi kuvuga aho bihera uhera mu kwandika indirimbo ukajya muri production ukajya muri mixing na mastering ukaka ibitekerezo by'abantu bitandukanye ku buryo indirimbo iza ukayumva muri 2020 ariko no muri 2078 waba ukiri waba utakiriho indirimbo zajyumva wumve wenda ifite quality y'icyo gihe ariko ni indirimbo umva arakantu kakirimo indirimbo tujya twumva z'amakorari ya kera zitandukanye indirimbo nahoze numva kare ya korari yitwa Basaruzi yo mu Badventiste umunsi wa 7 ikorera cyabo hari kumva korera yitwa Batwaramucyo ndazumva video na audio ni quality ya kera mu by'ukuri ubona ko ari by'icyo gihe ariko ndayumva sinibukiyariye ndayumva nabaga nti message kabisa uyu mwanditsi wanditse indirimbo imeze neza yaba akiriho yaba atakiriho ariko ashobora kuba yarahumekewe n'Imana agatekereza nyuma y'imyaka ko ndumwe mu bantu bazaba bayumva nyuma y'imyaka 20 cyangwa 30. Nyemera nibaza kino kibazo cy'amatsiko wenda kugira ngo twerekeze wenda no ku bindi bitandukanye fait ugitangira gukora umuziki hari abo mwatangiranye ugeze kubikomozaho yego ariko none ndashaka ko noneho like tomora mu buryo buri clear abo mwatangiranye ntabwo nshaka kumentioninga amazina yabo ariko bamwe batangira kujya gukora just like zindirimbo hirya no hino and then wowe urasigara ukomeza like gusunika nyine ukora ivuga butumwa n'ibiki byose kubera Imana yego and then umuntu ashobora kwibaza kino kintu yes waratumirwaga muri za salax ugahabwa n'ibikombe bitandukanye wenda kubw'umurimo wagenda gukora hirya no hino ariko Dominic niyihe mpamvu
wicara ukareba cyakuvuga ati okay yes no buntu bw'Imana ariko mbona iki kintu ari cyo cyansunikiye gukomeza kubona guma mu makozi. Ikintu cya mbere nzi muri gospel music nta mafaranga arimo nk'uko ushobora kuyasanga ahandi. Cyase zenda niba abayabona hari. Nkibaza ukuntu mwakomeje gukora ntago wenda uri kuva watangira gukora nta company iragwamaga ngo uzube ambassador wayo. Kareka. Bivuga ngo wenda ibyo nibyo byatumye. Ariyo mboneye. So none umuntu akibaza so abantu babaho bate bakora bate igitondo kimwe ukabona wasohoye video wasuye muri studio byose n'amafaranga and then ukagenda ugakora ibyo byose kandi ukabigumamo ugakora imyaka 15 igashira n'imyaka 20. So ni ikihe kintu wumva wibuka bati cyakoze nubwo Imana yabize mu ruhare ariko akakanu kakomeje kumva kwataka vuga okay ngomba kuguma hano hano. Icyambere kavukire yanjye ntiyanyemereraga guhagarara imbere y'abantu 3,000-5,000 ngo baceceke bantega amatwi banyumve. Okay. Mpamvu ni iyi nuko nkuko nakubwiye iyo papa wawe ari nka ministre cyangwa ari umuhanzi cyangwa ari umukintu w'ikinamico kubera ko akujyana mu nama cyangwa mu bitaramo ugera ukamenyera abantu benshi ko nawe wahagarara imbere yabo bigakunda. Ariko nge muri abo bose nta numwegeze ubaho. Abantu benshi nahagaze imbere yabo yari abavandimwe banjye tuvukana batanu nta bandi. Iyo rero nibona umunsi wa mbere mpagaze ndabyibuka concert ya mbere nagiyemo yari muri church ndabyibuka muri eglise yitwa Inkuru Nziza iba hano mu mujyi wa Kigali. Bwa kabiri nari muri Petit Stade. Petit Stade hajyamo abantu bashobora kuba ari 3,000 cyangwa 2,500. Bitatu birenga bro ni 10. Aha. Hose hasi no hejuru byose ni 10. You see? Aha, 10,000. Ntago nibukaga umubare neza. Tekeza 10,000 noneho mbahagaze imbere harya hasi ngira ngo abazi Petit Stade ubu muri angana batayizi ugeragereza kubabwira. Harya hasi habaga hari za ntebe ziri VIP. Hagazemo abapasteri abashumba abantu bose bakomeye bafite company zikomeye abantu bakwenda no harya hejuru Republic isanzwe no ku ruhande kubera ko byinshi kwinjira kenshi hari igihe byabaga ari ubuntu iyo baga baduje gutyo. Abo bantu bose mbahagaze imbere utambona baracecetse. Bwari ubwa kabiri mpagaze imbere abantu benshi mbere y'uko urimbiye ku Nkuru Nziza. Yego Nkuru Nziza hajyamo abantu batarenze 1,000. Buriya se bageramo nabo ni benshi. Nabo ni benshi ntago bageraga. And then inshuro ya kabiri wisanze muri Petit Stade. N'ibihumbi 10 nibyo bijyamo. Mbahagarara imbere. Kimwe mu bintu byankozeho ku buryo ntaza kugira imbaraga z'amaguru nari kugwa no kureba abo bapasteri bicaye imbere. Yari igiterane mpuzamatorero. Hari abashumba benshi ba Apotre Gitwaza bari barimo Apotre Masasu bari abashumba bose tuzi bakomeye rwose n'icyo gihe bari bafite umurimo w'Imana ku bitugu byabo Imana yabaragije icyo gihe bari bahari n'abandi benshi. Okutako bahagarara imbere mfite gitari band ndi inyuma y'abantu 9 n'abaririmbyi bose bategereje ikintu giye kuvuga. Ndaririmba ikiza cyabyo nuko ihaho dutandukanye n'abavuga butumwa twebwe nyine biba byateguwe ku buryo uvuga uti ndatabarwa n'ibyo nateguye nta bindi. Ndaririmba birarangira ariko ngeze mu rugo yashusha ikomeza kugaruka ko naririmbye ngeze ku ndirimbo yitwa Nemere kwinjira icyo gihe nibwo yari itangiye kumenyekana abantu bayikunda babantu bose nta wigize abwira ngo bahaguruke barahagurutse. Ndireba Dominic mwene ngofero ndeba hano naturutse ukuntu ni abo bantu bicaye bantega amatwi hafi minota igera muri ingahe kuko indirimbo bansabye ko nyisubiramo urumva iminota bampaye yagize narenga. Wararirimbye indirimbo irarangira Nemere kwinjira nembye ari kumwe natwe ndirimbo yitwa Ntihinduka nono ingoma 100 ndirimbo agace gato mpita ndirimba Nemere kwinjira noneho igezeho bamwe basaba ko nsubiramo ari kumwe natwe ariko bandi bavuga ati iyi ngiye yasorejeho abari yasubiramo. Urumva iminota yari iminota 20 ni bari bampaye iba 35. Ishusho ndayitahana ubwo aba equipe twari turi kumwe ndabashimira ndabasezera icyo gihe harimo bari kuguma aho ngaho ngiye mpita ngenda ko nifite repetition kuri eglise mpita ngenda ntashye mu rugo rero kwa kundi ubunani buri kuryama utarasinzira ishusho yose iragaruka. Kansubire mu mwene ngofero waje ikigaraje gupagasa Imana ikampamagara ikampa umurimo nari nsanzwe ndi muri korali yego ariko noneho nari ndi muri korali burya muri korali wa wihisha hamwe n'abandi ariko hariya ndi ngenyine niba babareba akantu kose ukore ni wowe ku giti cyawe nabo bacuranzi n'abaririmbi bose bakora icyo bayoboyeho icyo babwiye bivuga ngo abo bantu buzuye Petit Stade bose bari hano ku mutwe wawe. Naratashye ndavuga nti okay niba hari n'ubitekereza mu mutima we akaba ashidikanya ko nahamagawe ngewe iki kiranyemeza ko
umwami Imana yampamagariye umurimo. Niba hari n'umuntu ubishidikanya uvuga ati ariko kari agahuka n'akagahungu kaje gati ngiyewe iki ni igihamya cyuko Imana impamagariye umurimo urakomeye. Ubwo nagiye negera abandi baririmbyi batandukanye n'abashumba arambwira ati iki Imana iguhamagariye ujye wibuka ko kiremereye, gifite uburemere kurusha wowe, ukitondere kandi ugendere neza, izaguha ingororano n'ugikora neza. Ni kimwe mu bintu natashye ndavuga bino bintu ntabwo ngomba kuzanamo blague. Ndabona Imana impaye ingunguru iremereye cyane, bigaragara ko ngomba kwitwarira kugira ngo itikubita hasi. Aho niho hambere natangiye kubona ko ibintu mpawe birakomeye. Ngo ndibwira kuri cya kindi ngo nasunitswe n'iki n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Nyuma yaho nagiye njya muri Serena mu bitaramo, ngeze aho nkora indirimbo za ndirimbo nazirimbaga zitarasohoka, noneho njya kuzikora neza, nkora n'amavideo, abantu barayakira, nkora konseri. Nibikije iriya shusho Dominic iraje mani. Yesu we, it's crazy. It's not crazy, it's too crazy. It's very crazy. Imana iratangaje. Icyo gihe narabyibutse ndabibona abantu noneho bagatangira kumamagara. Facebook ubwo ritangiye kuza muri za 2000 na kangahe na 10 wenda abandi bari barigiye, ariko nge nibwo nari imenye ngo Facebook ni ibiki. Dore message. Noneho ikintu cyangoye cya mbere nahise mbona ko bino bintu biteye ubwoba. Usigura n'umuntu mu muhanda kutava ari umubyeyi mukuru ubona ko akuze yiyubashye. Yigeze kuba inkora rimwe ndi kwa Rubangura ndabyibuka, arambona ndi kwinda n'amaguru kwa kundi ba nigendera nyine ndi kumwe n'abandi batipra amagara mu jama twe turi kumwe, arambwira ati dore umubyeyi ari kuguhamagara. Ampamagara ninjira mu modoka, afunga ibirahuri, ararira. Agira gute? Are you for real? Ararira. Noneho ayarijijwe n'iki? Bona kuriye muri korali y'abana yibuza kuba y'urubyiruko, ariko ndi umuyobozi ku buryo hari ibintu nari menyereye nyine bitari guhita binkanga. Arumva ari umuyobozi wabo, bansaba uruhushya, abunganira nabo ndi muri komite, noneho no mu mudugudu kubera ko nari umuyobozi w'abana hari igihe byasabaga ko njya muri komite y'abadiyakoni y'umudugudu, abantu bakuru nkicarana nabo. Ntago byankanze nanone nk'umuntu ubibonye bwa mbere, ariko none natunguwe n'ikibaye. Impamvu ni iyi: indirimbo yitwa Nemerewe Kwinjira, hari abantu bavuga ngo nta rubanza ngicirwaho, nemerewe kwinjira hera, bya bicumuro byanyu Yesu yarabimbabariye. Umubyeyi n'ubu ngubu arahari, ntabwo nakwirirwa muvuga izina, ariko icyo gihe yaramaze igihe kingana n'amezi nk'3 akijijwe, ariko kubera ko yarakoze uburayi igihe kinini umushumba yo kumubwira ko Imana yamubabariye ntabwo yabyumvaga. Donc kwakira imbabazi za Kristo ntabwo yabyumvaga, ntabwo byaje ku kanya. Indirimbo rero ngo nyuma yagize ansoro ati indirimbo ndayumva, none kiramo volume nto ya mu modoka, numva ngo nta rubanza ngicirwaho, nemerewe kwinjira ahera. Yagize ngo kuri bya bicumuro, niyo navuga ngo bya bicumuro umva ni bya kera, gata yibuka scenario y'ibyaha byose byose yaciyemo. Yesu yarabimbabari. Ati indirimbo niyo yatumye numva ko nababariye kurusha uko abapasiteri babinyigishaga. Umubyeyi ukubyaye en fait nuko aba mama b'ikigara bari abasirimu, ashobora kugaragara ko ari muto, ariko ushobora no gusanga abakuze cyane, ariko kubera ko ari umusirimu, ari umuntu wiyitaho, ukagira ngo ni muto, ariko ngiye namuri bankabona n'umuntu mukuru pe kabisa. Arari imbere y'umwana koko uje gupagasa ikigara utangiye kuririmba, nta kintu bimufashe, nta kintu ndi bumufashe. Byo ubwabyo binanteye ubwoba kuba mbona ari kurira, ariko impamvu ni iyi: we yambonagamo umuntu ukomeye cyane mu maso ye. Uko gukomera nta kundi ni bwa buntu bw'Imana igushyiraho gusa, kuko burya hari umuntu yigeze kubibwira, iyo turirimba hari abantu batubona nk'abantu barambura akaboko bagahita bakora ku Mana uwo mwanya. Niyo mpamvu ubwira tunsengere, kandi yabikubwira akahita yumva yizeye ko rwose we n'umusengera biraba. N'icyo gihe nawe ashobora kuba yarambonaga nk'umuntu w'igitangaza, munini, mukuru, mugari, uremereye, ufite ibintu. Kandi icyo gihe wari utatangira kungana gutya bro. Cyane. Amabanga yose yashyize hanze, bamugana y'amatitire nyamara ngo byose abishyize hanze. Ibyo rero byaba icyo gitaramo, byaba abantu ugenda uhura, ubwo nari nguhaye urugero rw'umuntu umwe nahuye nawe nyine indirimbo yanjye icyo yakoze ku buzima bwe. Hanyuma ubwo hari n'abandi benshi wenda navuze. Ibyo byose ngeze kuri cya kibazo cyawe, nibyo byansunikiraga gukunda ibyo nkora, nubwo bwose nta mafaranga yarari, nta butunzi bwari buri. Iyo myaka 10 ntabwo navuga ngo mfite umuturirwa muri Kigali. Oya,
nta kintu cya danger nitwa ko nakuyemo, ariko nakuyemo ikintu bita iki, icyizere, nakuyemo ikintu bita iki, kugirirwa ubwo buntu bwo gukora umurimo, nakuyemo ikintu bita iki, kurindwa n'Imana iyo myaka yose, nkaba ndi muzima, nkuko twavuze bagenzi bacu bagiye banamuka barabireka, ngenda cyarimo, ubwo n'ubutunzi bukomeye bundutira kubona amafaranga n'ubutunzi bw'ikirenga ariko ntakiri mu murimo w'Imana. True. Nicyo. Patron. Marshal. Birakomeye. Anyway, nyemerera aka kantu konyine. Wigeze wakira telefone cyangwa message kubwira ati ariko ibyo bintu urimo ni ibiki, ngwino hino gatoya amafaranga yatangira kwisuka, ibintu biraza kuza kugenda neza? Nigeze nakira cyangwa nahoze nakira, n'uyu munsi ndacyakira kandi wenda nzakomeza nakira. Kuko inshuti zawe kubera ko uba warahamagawe badahari. Donc wakira umuhamagaro wawe ntabwo bari bahari. Wakira umuhamagaro wawe ntabwo babyumvise. Imana ihamagara Aburahamu yamuhamagaye Loti adahari. True. Iramubwira ngo va mu bigirwamana bya so ujya aho nzakwereka. Akora ikosa rikomeye, ahamagara Loti barajyana. Ariko mu by'ukuri Loti ntiyigeze yumva ijwi. Yumvise ijwi rya Aburahamu ariko ntiyumvise ijwi ry'Imana. Nyamara Aburahamu yumvise ijwi ry'Imana. Ubwo mbitangira urugendo ngira ngo inshuti zanjye twagendanaga nizo dukorana n'abandi, mpamagarwa ntabwo bari bahari. Kondisiyo nahawe mu muhamagaro ntabwo bari bahari. Niyo mpamvu kumpa igitekerezo cyo kumbwira ngo ariko mwana ibi bintu buri gukora bidafite amafaranga wakatiye ahangaha. Mu ruhande rumwe ndabemera kandi nkwiye kubahariza kuko ntibari bahari. Hari amakuru badafite. Icyo gihe rero kubimbwira byahoragaho umunsi ku wundi. Nono barakabikubwira ari abajama bawe nk'uko nguko tuziranye turi mu kigero kimwe. Umuntu w'umusaza kuze mu itorero, umupasiteri w'umushumba wuba ati ibi bintu mwana wanjye tubisaziyemo, dore imvi zibaye uruyenzi tubirimo, turacyakodesha ntitwigeze. Utegereje iki kugira ngo ukatugenda uve muri ibi bintu, wowe dore mutoya witakaza imyaka yawe? Umuntu umwe wakubwiye urataha ukabitekereza inshuro 7 gatari ku izi nama izi nizo sometimes ukagira ngo ni n'Imana ikubwiye. Exactly. Utekereza utari ko uyu musaza mu itorero ni Imana imuvugiyemo, Imana imukoresheje kugira ngo abimbwire. Ariko umuhamagaro ni ikintu gikomeye. Ni ikintu gikomeye cyane kuko Samuel Imana imuhamagara yagiraga ngo ni ijwi ry'umutambyi Eli ririmo rimuvugisha. Ariko kubera ko wari umuhamagaro w'Imana, byageze igihe hatandukanye ijwi ry'Imana n'ijwi ry'umutambyi. Umuhamagaro ni ikintu gikomeye cyane, kandi noneho ahantu bikomerera no ku ijwi ry'Imana ntabwo riza mu nduru n'urusaku n'ibintu bibombora n'amasafuriya n'ibikombe n'ibiki. Riza ijwi rituje. Niyo mpamvu kuryumvira no kumenya ko ari ryo bisaba kuba maso no gutuza no gutega amatwi neza. Rero ibyo ayo majwi nahuye nayo menshi cyane, ariko sinavuga ngo nayatsinze kubera ko nzi kurwana, nzi kwirinda, nzi kumenya aho nyura hose. Yego narabikoraga nk'umuntu nyine ugomba gushyiramo akanjye nanjye nkitwararika. Ariko Imana yari izi ko ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 nzaba nicaye muri Genesis TV ndimo mvuga Imana. Mu migambi yari bizi ko bizaba birimo. Hari abantu benshi badukurikiye benshi cyane. Iravuga ati kugira ngo uriya mugambi nzawugereho nubwo yananirwa, ndagenda nongera mu mwuka kiramo imbaraga kugira ngo icyo gihe azagere wenda n'indi myaka izabiri imbere. Byabayeho rero kenshi, ariko sinavuga ko nabishobojwe nanjye ubwanjye. Harimo agace kanjye gato cyane ariko uruhare runini rw'Imana. Ikiganiro ni Shalom Gospel Show, televiziyo ni Genesis TV. Ngende ibyiringiro Octave, of course twagiye kumwe na Dominic atubwira byinshi bitandukanye. By the way, before yuko twinjira ahantu hose hatandukanye, bro, kongs. Thank you bro. Urazigwije nawe cyane bimwe byawe. Imbaraga zirimo. Indirimbo ni sawa, amashusho ameze neza, audio imyandikire akantu kose ubona ko kabisa kari perfect, kandi bigenda nyine bimatchinga neza. Amen. Nta kibazo gusa nyine ntago nabura nk'utubazo nka 2 cyangwa se 3. Nubwo twatandukanye. So gwiza imbaraga. Kwirikira inoze. Undi uvuze gutyo uvuze ubutumwa bw'igice. Undi ni gwiza imbaraga z'umutima. Ariko title ni gwiza imbaraga. So rubana nawe wabugize igice tu kugira ngo abantu kugira ngo nujye ubimbaza nge nongeraho z'umutima. Impamvu nuko hari izindi imbaraga zisanzwe z'umubiri. Imbaraga z'umubiri zizanwa no kwateruye ibyuma.
no kuba wagize umugisha ukarya neza uri umwana ukaba munini ukaba muremure ukagira imbaraga. Izo mbaraga rero ntabwo arizo mvuga, kuko izo ngizo iyo ugeze mu ngorane no mu bibazo izo ngizo ntacyo zikumara, ntacyo zikora. Imbaraga rero navuga ni imbaraga z'umutima, kuko iz'umutima zo ni nazo zikiza agahinda, kuko nako kaba mu mutima. Kuko agahinda ntago kaba mu maso, ntago kaba mu nda, ntago kaba mu ntoki, agahinda kaba mu mutima. Kugwiza imbaraga rero icyo nashaka kuvuga nuko indirimbo nuyumva neza amagambo arimo ni Imana irimo iganira n'umuntu. Ni Imana iganira n'umutima w'umuntu ivuga ngo cyagihe narategetse. Ninde wategetse? Ni Imana. Nategetse ngo baho, cyagihe navuze ijambo rimwe ndavuga ngo haguruka, maze biremera. None kuri refera avuga ngo nabikoreye. Donc ibyo byose n'ibindi mvuze nibyo ntavuze, ko indirimbo biba ari iminota mike ntago wavuga byose. Ibyo byose n'ibindi wowe wibutse nabikoreye kugira ngo uyu munsi uzabyibuke wongere ukomere. Icyo ni cya mbere. Nabikoreye kugira ngo uyu munsi uzabyibuke wongere ugwize imbaraga z'umutima. Kongera kugwiza ngo hari igihe wigeze kuzigwiza, wenda ziragabanuka kubera ubuzima n'imibereho n'ibibazo by'ubuzima tugiramo. Ibyo rero nabikore kugira ngo kwa kundi wazigwije zigashira, uyu munsi wongere uzigwize, kubera ko mu gihe kiri imbere uzazikenera. Impamvu mu gihe kiri imbere uzazikenera nuko tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, niko Bibiliya ivuga. Uyu munsi urababaye, njyewe Imana ndagutabaye kubera ko nkugiriye neza, ndagutabaye, ariko ntago bivuze ko ngutabaye iteko bitazongera kubaho. So imbaraga rero impamvu kuye kuzigwiza nuko zirakwambutsa na hari imbere utazi uko bimeze, ariko bishobora kuba bitameze neza. Nuhagera ari ibibazo umuntu ushobora kugiramo, abadukurikiye baraza kubyumva kurushaho, cyangwa nawe ugira mu bigoye kuta gusenga bikankunanira cyane rwose, kugira ngo ubone ukuntu ururimi rwawe rwasohoka kugira ngo icyo uvuga bikakunanira burundu. Aho rero niho haba hakenewe za mbaraga z'umutima wagwije, kuko za mbaraga nizo zikwibutsa ngo ntakaje umubyeyi, kambayeho tu ubuzima butangira gukurura filime uko bigiye kugenda. Ariko wibuke neza ko hari n'igihe mwari mumufita kiriho, nyamara muraburara. Kwambara byari ikibazo, ariko icyo gihe narabatabaye. So no mu gihe utakaje umubyeyi wawe rero, cya gihe nabikoze kugira ngo mubone ifunguro ry'umunsi, mubashe kwambara, mubashe kujya mu bandi. Izo mbaraga Imana yakoresheje ntabwo yazitiye, nta muntu yigeze izitira, ntabwo yigeze ijya ku isoko ngo izigure ngo wende nisubirira asanga zashize hanyuma usurvivinge wihangane. No, iyabikoze cya gihe ntihindukana n'ibihe, nta nubwo ibihe biyitegeka, ahubwo irabitegeka. Bivuga ngo ko yari iri kiriya gihe n'uyu munsi ni kwiri, kandi niko izahoraho. Izo mbaraga z'umutima rero nizo kugufasha kugira ngo igihe cyose usumbirijwe wibuke ko yabikoze, n'uyu munsi iracyabikora. No mu gihe noneho cyagiye ugeze gusenga byakunaniye kubera ko ibintu byabanye byinshi, niyo ubuze ikintu ubwira Imana, byibuze za mbaraga z'umutima zikwibutse ko hari ibyo yakoze, hanyuma bituma urenga aho ngaho, ukomeza utera imbere, donc utera intambwe wigira imbere. Izo mbaraga cyo zizagufasha ni cyagihe gusenga byanze, ko hari igihura n'ibibazo gusenguka buri kintu ugira Imana ukumva n'ururimi rushobora kuvuga. Ariko umutima uzakwibutsa ngo nyamara hari igihe yankijije impanuka ikomeye, ndi muzima abandi barapfa. Nyamara nari ndyamye mu bitaro serumu ari 8 bazishyiramo buri munsi, ndahaguruka uyu munsi ndiruka. Yabikoze icyo gihe, ntabwo imbaraga yazitiye undi muntu wese, yari zifite n'uyu munsi cyabasha gukora. Dominic, actually message iri powerful, iri powerful cyane cyane cyane, ku buryo nta nubwo ari izi message tumenyereye cyane mu ndirimbo ziri gusohoka muri ibi bihe, ni message ziza gake mu bihe runaka. So umuntu ashobora kwibaza, yes, ni Imana iri kuganira n'umutima w'umuntu. Inspiration yavuye he? Byatangiye gute kugira ngo wumve indirimbo iri kumanuka endero gatangira gufata ikaramu kandika? Byari bihereye ku ki Dominic? No yuka neza. Bihera ku bintu byinshi bitandukanye. Yo nandika indirimbo nge ntabwo n'ubu turi kuganira. Ubu hari akantu rwose muganya nibutse Imana imfashe turangisha iganiro nkibuka, uzakumva mu ndirimbo ntutangare. Nizo ko atari bizina ryawe. Ubwo rero circonstances zose ndimo, situation yose igezemo, hashobora kuvamo ikintu ushobora kuririmba. Noneho icyo gihe iyo maze kubyandika mpita mbihuza n'ijambo ry'Imana, ko kuririmba ubutumwa ntanga n'ubutumwa umukristo ashobora kumva, ariko nawe wundi ugishidikanya iby'Imana ariko abishaka nawe aze kugira ikintu akuramo, aze kugira ikintu abona. Rero
iyo nandika indirimbo biva mu bintu byinshi bitandukanye ariko cyane cyane hejuru ya 50% mu ijambo ry'Imana kuko iyo ngize umugisha wo kubona umwigisha mwiza wigisha neza ntadupfunyikira amazi akaba afite ibigwiriye muri we akora indirimbo nyinshi cyane niyo mpamvu umva kwa kuna bayice hari imbere cyane arimo arabwiriza wowe uricara tu tayari indirimbo ukatangiye kuyandika ngira ngo weta nkaguha urugero hari ibintu byigeze kubaho mu bihe byashize niba n'ubu ngubu bigihari mu rusengero igihe cyo kuririmba ukabona abantu rwose bari excited barameze neza ariko iki jambo ry'Imana basanga church tugayemo nk'abantu nka vene noneho basohoke wenda areba abakristo basanzwe noneho n'abaririmbyi bro nibo baheraho bagasohoka you guys uzakura hehe ubuzima bwa gikristo unakuramo izo ndirimbo mu gihe ijambo ry'Imana rizugakwepa nawe ubwawe urabizi neza ko umunyantege nke mu gusoma ijambo ry'Imana Bibiliya iwawe mu rugo urabizi neza ko utajya ubibasha yajeho akavumbi ntujya ubasha kuyisoma so niba udaprofita muri eglise ngo ni ijambo ry'Imana nirigera uritega amatwi telefone uyifunge n'umutima wawe wose inspiration zava he niyo wabirota mu nzozi bikeneye umurongo ubigorora umurongo uzabigorora uzava he uzava mu ijambo ry'Imana nagize umugisha rero ukomeye mbishimira Imana ko nkunda indirimbo ariko iyo bigeze ku ijambo ry'Imana niyo wambwira ngo hari umuntu uri hanze ngani ijambo ry'Imana iminota barigeneye aba ariyo wihangana kandi umurimo wo kwihangana ntukunanire ugeze igihe rirangiriye kuko mbazi neza ko sinzi ahantu ibyanjye biri indirimbo rero yavuye ku buhamya numvise bw'umuntu bwari bukomeye kabisa ari bukomeye Imana burya hari ukuntu igitabara niwe yajanye miryo jambo ngo nibutse mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi burya Imana yatugiriye neza tw'abana ababyeyi bamaze gupfa twari twataye ibyiringiro ariko nibuka ko no mu kuvuka kwanjye ngewe navutse ntujuje amezi yavukiye amezi 6-7 aho kundi umwana bari umuprimature atari mama mpaye ubwo buhamya nareba ukuntu ndi mukuru ndi umuntu w'umugabo nta kibazo mfite ku buryo wabwira umuntu ngo yavutse atujuje amezi umuntu ntabyumve ati nibutse ko iyatumye ntapfira muri kuveze nkabaho nubwo ababyeyi bacu bagiye tuzabaho ibyo byiringiro numva birakomeye nyine bwa ruhamya burebure bwamaze igihe kinini ndabwumva nabagana afite ibintu byose biva ku kintu kimwe cyitwa kugwiza imbaraga ariko imbaraga z'umutima wazigwije na mbere y'uko ibibazo biza kugira ngo nibiza bisange ukomeye naho byavuye ntera aho ngaho ndandika ndakora none nyuma niho nasoje ngo gwiza imbaraga z'umutima ngaho komera turi kumwe gwiza imbaraga z'umutima komera turi kumwe none mbihindura mu buryo butuma Imana none higanira nawe kugira ngo umuntu nayumva ekuteri ziri mu matwi niyo yahumiriza kamera gutya tari yumva ko Imana iri kumuganiriza ufite iyo transition niyo ndi gushaka kumva ukuntu yaje yes ubumvishe testimony ubuhamya bw'umuntu arabutanze ariko kugira ngo wiyumvishe uburyo noneho ugiye gufata indirimbo message ikaba direct Imana n'umuntu impamvu kugeza n'ubu kugira ngo twemere ko Imana ivuga biragora n'igihe umuntu n'uburi yarivuga ngo Imana yambwiye bikazana impaka ndende abantu bagatangira kuburana ngo Imana ivuga ite ugasanga bibaye ikibazo nkavuga nti iki kintu impamvu nakiretse Imana yaransanze irakimbuza debaze kaba zitangiye kuba zire ndende ese Imana ivuga ite okay ubwo noneho kuvuga ko Imana bisigaye bibe ari ikibazo reka ngende nyuze mu magambo y'indirimbo noneho ayo magambo ni wumva Imana itarigeze uyumva mu matwi yawe nibwo uzamenya ko Imana itavuga none se koko cyagiye narategetse ngo ubaho navuze ijambo rimwe ngo haguruka biremera ninde muntu numwe we wahakana ko nubwo kwa muganga abaganga baba bakoze icyo bakora ariko hari Imana ihagurutse umuntu none se ntabagira icyo bakora abantu bakanga ubuzima bukabacika kabisa menshi cyane ahubwo cyane nta bantu bakira se batagiye mu bitaro bro yarwaye akaremba ariko agahaguruka true icyo rero ni kimwe mu bintu ushobora kugira ngo nkwereke ko hakana ko Imana itabaho itavuga ntacyo bitwaye ariko se ibi ndi kuvuga ntabyo wigeze wumva mu buzima bwawe ntabyo wabonye cyagihe navuze ijambo rimwe ngo ukabirembera ibuka cyagiye ushonje cyane bikomeye naritamuruye ifunguro byibuze ry'umunsi gato cyane akantu kari iwawe hanyuma hari rishobora kuba ryaratashye iwawe kubera ko wagiye gukora ukaza ariko wibuke ko nabwo Imana itaguha umugisha wari gutahiraho cyane
abarobyi nibo babyumva neza, ashobora kurara ijoro aroba true agira ikintu afata akatahira akamera nka Petero, sibyo? Ikindi niyo waba wemera ko Imana ivuga, hari gushobora kubyemera kubera ko iwanyu wavukiye muri eglise, papa na mama babikwinjizamo, uvukira mu rusengero wumva koko kwivuga byabaye nka routine n'akamenyero. Exactly. Ariko wowe muri wowe utari convaincu ko Imana ivuga cyangwa kwikora, nawe indirimbo iragukeneye kuko ukeneye kumenya ko Imana ivuga, ubyimenyeye ku giti cyawe, nta wundi muntu ubikwinjijemo. Amagambo ndimba muri iyi ndirimbo umuntu wese yarayumvise, nibwo utayumva yose, harimo rimwe wumvise mu buzima bwawe. Yego. Umutima wawe urivuga. Burya rero iryo jwi ryavuganaga n'umutima wawe rikubwira amwe mu magambo naririmbye. Ni Imana bagivuga. Nguko uko Imana ivuga nibo nabihakana dukurikiye. Nguko uko Imana ivuga. Ntabwo Imana ivugira mu rusaku. Sure. Imana nta nubwo izigereza ngo ivuge nk'uko umuntu avuga. Ifite inzira nyinshi ivugisha mu muntu. Mose yumvise ijwi ry'Imana igihuru cyaka. Biravuga ngo cyaraka ariko ntigikongoye. Inkuba zirakubita, Imana iravuga. Kandi naho nacajije cyane. So nihe mpamvu indirimbo muri ibi bihe Dominic? Kuki wumvishe ko mu ndirimbo nyinshi wanditse ufite kuri list cyangwa se mu notebook kawe, iyi ndirimbo ari igomba kujya hanze muri ibi? Impamvu nuko abantu nabonaga dukeneye kugwiza imbaraga zikomeye kubera icyambere. Biravuga ngo minsi imperuka hazaba ibihe birushya. Sure. Urukundo rwa benshi ruzakonja, hazaba impuha z'intambara, indwara z'ibyorezo. Reka wenda twe tugarukiyaho. Bro, ninde wari uzi ko covid izabaho? Ntabwo nshaka kubivugaho. Hari wari uzi ibi bintu? Ntabwo nshaka kubivugaho Dominic. Ninde wari uzi ko covid izabaho? Twikomereze bro. Kuko reba hano ibintu biri man. Iyi covid ikintu kikwereka ko umuntu hakana Imana kwibaho, kwidakora ko hatari izindi mbaraga. Iyi covid yagombye kumwereka ikamuhisoma. Ni gute hashobora kuza ikintu kikanyeganyeza isi, intwaro zibitswe mu butaka nahe hose handi bazijwe z'ibihugu bikomeye, nta muntu ushobora guteruramo imwe ngo arase covid byibuze. Ibyo bihugu by'ibihanganye nabyo byari abantu baratakaye, batakaza ubuzima, kandi ibyo bitwaro bihari birinze mu buryo bwose bushoboka. Ni gute ubu nose uracyahakana gute ko hari Imana ibaho? Hari Imana ihari, sibyo? Iyi covid niba ubwo nari ntangiye bivuga nti mu isi imperuka hazabaho tweze ku ndwara z'ibyorezo. Niyo mpamvu mahagaze nuko iki cyorezo cyatwaye ubuzima bw'abantu benshi, abaturanyi, inshuti, abavandimwe, n'abataratwawe nacyo ubuzima. Ubu bararwaye, bararembye, n'utarembye yigeze kurwara. Bivuga ngo ubuzima bwaranyeganyeze bw'abantu bavuga ngo mariko man. N'ubu covid iracyahari kuko insengero zirafungurwa, hari ibihugu bimwe imipaka igifunze. Ubuzima ntabwo burasubira ku murongo. Bivuga ngo abantu dufite ubwoba bwo kuvuga ngo ariko ubu ejo hameze hate, ejo bimeze bite, ejo bizaba bimeze bite. Umuntu wese arahangayitse. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, tugiye kwinjira mu bihe byo kwibuka. Ibyo kwibuka ni ibihe imitima y'abantu yongera kwibuka ibyabaye, ikongera igatoneka, ikongera igakomereka. Dukeneye kugwiza imbaraga z'umutima. Imbaraga z'umutima nizigwira, niho uzajya wibuka ibyakubayeho, ubabare ariko wumva urakomeye, wumva Imana yakurinze, ibasha no kugukorera ejo heza kandi hazima. Imana yaturinze ikaturiho iki cyorezo cyaraje kinyeganyeza inguni zose z'ubuzima, kinyeganyeza inkingi zose z'imibereho ya muntu. Ariko haracyari Imana ishobora guhindukiza ibintu hano hasa gutya agahita hasa gutya kandi bigakunda. So iyi message numvaga ari ikenewe muri ibi bihe rw'urunyurane n'uruhurirane rw'ibintu byose bishobora byanyeganyeje ubuzima bwa muntu ku buryo atakaza ibyiringiro. Yarakeneye kugwiza imbaraga z'umutima. So bro agiye bambona bicanze, mu mwuka vuga indimi ntacyo bitwaye. Anyway, ndikwibaza ngira ngo ku muntu wagerageje kwitegereza indirimbo ntushobora gukuraho ni segonda na rimwe, ifite hafi minota igera muri 5 n'amasegonda runaka. So umuntu yikurikiranye kuva igitangira kugera irangiye, ushobora kugira ngo byibuze ni ibintu byikora, ni ibintu like bivaho ngaho mu gitondo kimwe umuntu wenda akabyuka bikabirangira. So kugira ngo ukore biriya byose, icyambere
byagutwaye imbaraga zingana gute? Icya kabiri, byagufashe igihe kingana gute Dominic? Ni igihe kinini kujya muri studio gukora amashusho byose byafashe igihe kingana gute? Umuziki urahenda, Yes. umuziki urahenda, umuziki uragoye, umuziki uravuna, kandi kubuhenda, kubugoye, kubuvuna nuko tuba dushaka ibintu byiza Yes. bikwiye guhabwa abantu. Ko kutabi ikintu ngiye kukivuga abantu bacyumve neza. Imana yacu ikwiriye guhabwa ibintu byiza. Ngira ngo uri umwe mu bantu batanga ibyo bintu byiza kuva na 2000 na kangahe ba Cedro bagihari wishyura indirimbo zishyagwa mu bya muri magana angahe, and then this guy okay, icyo mbivugiye hari umu artist ari umuhanzi uza ukareba okay, sorry to say this, ariko ukareba level yiwe Imana imaje kumugezaho na product ari gutanga ukabona ni ibintu bitandukanye completely. Urimo urabyumva, ariko hakaba n'undi uravuga ati cyakoze bro, yes nubwo byagenze no gutya ariko kabisa nta kutagize, wakoze ibigomba mu gihe cyawe, ubushobozi bwawe. Nuko nemera ko Imana ikwiye guhabwa ibintu byiza. Ntabwo hari igihe nk'igitaramo kiba nkakijyamo numva ntashye mbabaye, twafashijwe wi ndabibona, ariko nyiri igitaramo ubushobozi afite ngiye muziho, amafaranga Imana yamuhaye, ubutunzi Imana yamuhaye, donc ubushobozi afite abahanzi benshi badafite. Nibaza impamvu adashobora gutegura ibintu byiza kurenza ibyo yatanze, kuko ngiye mbabazwa nuko ibyo nabonye muziho ubushobozi bwo gutanga ibirenze ibyo yatanze. Izi mpamvu nuko uwo muntu ataramenya ko Imana ikwiye guhabwa ibintu byiza bishoboka biturutse mu mbaraga zacu, kandi Bibiliya iravuga ngo uzi gukora neza ntabikore n'ikindi kibazo bimubera icyaha. Ubwo rero nge mu mutima wanjye haba harimo ko ngomba gutanga ikintu cyiza, burya cya kintu nzarekura nkagitanga niyo revo yanjye ya nyuma y'ubushobozi bwanjye, handi vuga ni Imana. Nawe ubwawe mu mutima urahareba, sinubwo mvuga byinshi, ngiki cyo narimbashije ku rwego rwanjye rwa nyuma rwiza rushoboka. Impamvu ni iyi, yaturemye turemera imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigendere. Tugomba gutanga ikintu cyiza gishoboka. Rero nta yindi mpamvu nicara ngatekereza ngo ni ikihe kintu cyiza ashobora gukora gihwanye n'ubushobozi bwanjye nongereho, kuko gishobora kuba ari cyiza atari cyiza kuri wowe, ariko ngiye ari cyo cyiza nkurikije ubasha mfite n'ubushobozi mfite. Kabisa. Rero Imana ikwiye ibintu byiza, kandi uko byagenda kose ntabwo izaguhembera ko wakoze byinshi, izaguhembera uburyo wabikozemo. Ntabwo izaguhembera ko wakoze ibintu bike, uburyo wabikozemo bwari buhuje no gushaka kw'Imana. Kuko ikibazo si ibyo ukoze, ikibazo ni impamvu ibiri inyuma igusunikira kubikora. True. So umuntu ashobora kwibaza noneho, ngira ngo nyuma y'indirimbo gwiza imbaraga z'umutima, yego so hari haciyeho indi minsi myinshi nanone atemye hafi y'imyaka igera muri 2 cyangwa se ngahe usohoye indirimbo. So nyuma ya gwiza imbaraga twitega indi myaka 2 cyangwa hari ibindi bintu uri kudutegurira? Ingoma zahinduye 2 ubu ngubu twahinduye uruhu, twabonye imbaraga ubu tugiye gukora ibindi bishoboka. Ni iz'umutima noneho hayiguza n'iz'umubiri. Nari maze igihe niga muri kaminuza mu mwaka wa nyuma, niga muri kaminuza yitwa Mount Kenya ishami rya Kigali. Amasomo yaragoye cyane. Impamvu niyihe, natangiye kwiga mbishaka kandi mbikunze, ku buryo numvaga ngomba kwiga nta kujenjeka, kandi ngomba kwishyiramo imbaraga. None kubera ko byari bifite igihe kiri limited, byose bakaba mbishyiramo imbaraga nkabyitaho, bikava mu nzira bikarangira, and then nkagaruka mu muziki mfite umwanya uhagije wo kuwukora. Kabisa. Icyo gihe rero nagomba kukitaho, niyo mpamvu nabuze, nubwo nazikoraga ariko sinifite umwanya wo kuzisora, kuko nashobora kuyishyira hanze ariko simbona umwanya wo kuyimenyesha abantu ngo nyikore promotion y'abantu bayimenya. Ngane se niyirekura nkayishyira hanze, nta mwanya mfite wo kuyisobanura abantu, ntacyo naba nkoza. Kirise nyireke nzayirekura igihe nzamfite umwanya noneho kuza kuyivugaho. Genesis TV ni muntu mira mu kiganiro nze mvuge ntigwiza imbaraga kuko wayitekereje, ntari kwiruka ngo ejo mfite ikizame, ejo bigenze biterere, bibize gutyo, mfite umwanya uhagije ngo abantu bashe gusobanukirwa. Ubu rero amasomo aragenda agana ku musozo, ntabwo ararangira, ariko aragenda agana ku musozo, ku buryo ubu ngubu uko biri kose ubu rugenda muri dashboard nkanda publish
publish ubundi ibintu bikora nta kindi nuvuga ngo hari imizingo iri hariya just nukurekura gusa ntago ari imizingo ni imizigo anyway nice one so nuvuga ngo muri iyi minsi twitege ibindi bintu bishya indirimbo zirahari no kugenda ndekura imwe hanyuma tukareba ikabanza ikafasha abantu igahezagira abantu igahesha abantu umugisha and then tukongera tukarekura indi boroboro kuko ntangira nakubwiye ngo umuhamagaro na witabye bwangu nihuse impamvu no kubera ko na witabye ariko nubundi nkukunda urumva yuko ari ibintu ukunda niyo haza challenge ntabwo uzibona nka strength ibi ubona nk'intege nkeya kubera ko ubukunzi icyo kintu uri gukora biguhindukira imbaraga yes so noneho umuntu ashobora kwibaza just kino kibazo cy'amatsiko Dominic ni zihe feedback yes umuntu arumva indirimbo ndacyari kwibaza kuri gwiza imbaraga yes ngira ngo ni nayo turi kuvugaho cyane muri kano kanya wende ejo ni haza n'izindi nacyo tuzavugaho ariko noneho ni zihe feedback kuri kwakira kuva muri audience kuva mu murimo wa Kristo muri rusange cyangwa se hirya no hino none uziri kubona ko ibyo byose wamungani iyi message Imana yampaye hari icyo yahinduye ku mitima ya benshi mpereye kuri social media wenda kuko nizo abantu bakunze gukoresha cyane bari kure wenda n'abari hafi badashobora kukugeraho nizo bakoresha bose ubona ko ubutumwa bari babukeneye kubwumva swat duhere wenda muri ibihe tugiye kwinjira mu byo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 hanyuma dukurikizo n'ikiciro cya COVID-19 wenda gahunda yo kwibuka izarangira ku itariki yateganijwe ariko COVID turacyahanganye nayo ni icyorezo cyanyeganyeje isi n'ubu ngubu kiracyakomeje kubuza umutekano ibihugu ku buryo n'ubukungu bwarahungabanya abantu bibamerera nabi ku buryo harimo n'abatakaje icyizere cy'ejo hazaza indirimbo rubona ko bari bakeneye kuyumva bari bakeneye kumva ubutumwa Imana ivugana n'imitima yabo bari bakeneye kumva mu matwi yabo irijwi ry'Imana ribongorera binyuze muri melody y'indirimbo ribabwira ngo nabikoreye kugira ngo uyu munsi uzabyibuke wongere ugwiza imbaraga z'umutima sinzaceceka kukwibutsa ko ari njye ukubeshejeho sinzarorera kukubwira ngo witinya aya magambo umuntu wese wayabwira undi niyo yaba umuntu ari kuyabwira undi papa ari kubwira umwana ati witinya iri joro humura umwana ahita yumva niyo wagira ute kabisa numva yumva arinzwe mu buryo bwose n'Imana rero none Imana no ntabwo ari data ni data wa twese ku rwego rwo hejuru abutumwa ari bukenewe ku buryo feedback nagiye mbona mu byukuri zagiye zigaragaza ko bwaje mu gihe cyabwo bwari bukenewe ikindi cya kabiri bari bakumbuye kongera kumva nyine indirimbo zanjye urumva hashize imyaka myinshi hanyuma icya gatatu ni nka assignment bari kumpa bati iyindi rihe niyo ngiyo se yabanje ikoro akazi yindiriye ati yindiriye abantu rero ni beza icyo mbakundira bumva ngo indirimbo ujya mu gitondo nimugoroba igahita tukatwara publish wa mugandi wawe irangira ariko feedback ni nziza biragaragaza ko mu byukuri nishimiye ko Imana ikiri kumwe nanjye ko niba nshobora gukora ikintu kigahumuriza abantu kigafasha abantu wa muntu w'imbere twatangiye tuvuga agakorwaho na bwa butumwa numva shimye Imana avuga nti ndagushimira Imana kiri kumwe nanjye muri urugendo rw'imyaka yose kugeza uyu munsi feedback ni nziza muri make ni nziza so afite ngira ngo ku muntu wese ngira ntago ndibuze kuza kubitinda hari abantu bakeneye kumva ibitekerezo byawe yes bakubonera kuri televiziyo mu telefone bagenda hirya no hino ariko bakibaza ese umuntu ashobora kwandikira wenda Dominic yamubona gute byagenda gute kugira ngo umuntu aganire nawe so ushobora wenda kumara amatsiko abadukukiye muri kano kanya kugira ngo wenda tuyino ku musozo w'ikiganiro biroroshye imbuga nkoranyambaga zirahari kuri izo mbuga nkoranyambaga ni naho usanga nimero yanjye ngiye telefone ndayitanga nta birenze nta bintu bya danger kabisa ku buryo urampamagara ushobora kumpamagara sinkite kubera ko wenda ndi mu kazi cyangwa ndi mu mirimo yanjye buri munsi uko nababwiye kuririmba ntago mbikora nk'umwuga mfite akandi kazi ariko nta birenze ku buryo nshobora kukwitaba hanyuma social media yaba Instagram yaba Facebook yaba Twitter izo zose dukoresha na YouTube amazina ni Dominic Ashimwe kuyandikamo gusa uhita ubona giye uwo mwanya inbox ibishoboka kwandika inbox ni ngewe ubwanjye ukwisubiriza nta mu agent mfite nta mu secretary mfite usubiriza oya imbuga nkoranyambaga ni nge uzikoreshereza ni wandika ukabona hari umuntu ugusubije ni wowe ni ngewe aho rero uyu haciye rwose ushobora gutinda wenda wanyandikira naje nkagusubiza ejo ariko finally ndaguvugisha hanyuma ku bijyanye n'indirimbo gwiza imbaraga ku muntu ukeneye yes kuri Genesis TV tuba tuyikurikirana cyangwa se tuyireba tuyikina like umunsi ku wundi ariko no kundi muntu yayivana hehe yayikura hagana hehe kuri platform nkuko nababwiye kugeza ubiri kuri YouTube turacyari ndahego na mwanya ngo dushyize no kuri iTunes Spotify n'ahandi ku buryo basha kuzibona kugeza ubu
aho ibanziri iri ku rubuga rwanjye rwa YouTube yitwa urubuga channel yitwa Dominic ashimwe. Ni naho za ndirimbo za kera zose ziri, ntabwo ari zose ariko zimwe na zimwe urazisangaho ku buryo niba ukumva iyo ndirimbo uraza kuyireba mu mashusho ya kera nyine, ariko mu by'ukuri irakwibutsa bya bihe by'icyo gihe. Hanyuma rero n'ingi yitwa Gwiza Imbaraga n'izindi zizayikurikira zizaba ziri kuri iyo channel yitwa Dominic ashimwe. Just you click subscribe and ibindi biba birangiye rwose. Indirimbo iyo ikigeraho itubwira ati nyumva naje wa indirimbo. Thank you so much. Anyway, ngira ngo byibuze wenda ushobora ufite ubutumwa runaka ushobora kugendera abadukurikiye, yaba ari urubyiruko, yaba ari aba worship leaders muri rusange. So umwanya ni wowe Dominic, and then wenda utambutse message iyo ari yose. Ndamanza mbashimire Genesis TV, Imana ibahe cyane. Mufite studio nziza nabikubwiye. Merci beaucoup. Imana ibahe cyane. Team yose mukorana kugira ngo ikiganiro kibashe kugera ku bantu. Ntange mbabizi wenda ndikubwira abantu ko twe turi babiri ariko abantu baba bari inyuma y'ibi bintu ni benshi cyane. Abo bose rero aho bari turabashimiye cyane ko buri wese ku musozi we yawuhagazeho neza kugira ngo igikorwa kibashe kugenda. Imana ibahe umugisha. Hanyuma ikindi nabwira nuko Imana iracyadukunda kandi iracyakora. Ibibazo byose n'ubuzima bwose waba uri mu uyu munsi, sinzi ubwo ari bwo buremereye, butoya, bukubabaje gake, bukubabaje cyane, Imana ihora iri maso gutya. Wenda ngewe ngize gutya ko ndi umuntu urabona ko ndi no biri kunanira ngahumbya, ariko Imana yo ntabwo ari kwimeze. Ntisinzira, ntiryama nijoro, ku manywa, igihe cyo cyose biri kumwe nawe. Muri make rero gwiza imbaraga z'umutima. Ikindi kandi ntukigire na rimwe wemera gutakariza Imana ibyiringiro, nkuko nayo itigeze igutakariza icyizere. Kuko itakariza icyizere yari kukureka Satani akagufata. Ariko impamvu nuko niyo ucumuye ibikubonamo Octave w'ejo hazaza uzavuga ubutumwa bwiza, bigatuma ikomeza kugusigasira. Mu ijambo rimwe, ntuzigere ugerageza uburyo bwose bushoboka we gutakariza Imana icyizere, kuko ni Imana yo kwizerwa kuva ku bw'abasogokuruza Aburahamu kugeza uyu munsi. Iracyari yo kwizerwa. Yes, urakoze cyane. Natwe reka tugushimire Dominic kubwo umwanya waduhaye. Ngira ngo ntago biba byoroshye, just like muri gahunda nyinshi zitandukanye ndetse tugendera umwanya, ariko ni iby'agaciro kwa waje hano. Kandi ndizera ko n'ubutaha nyine uzabasha kutwitabira. Hano ni mu rugo. Yes, munyemere dushimire Dominic ashimwe wabanye natwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ngira ngo mwumvishe byinshi bitandukanye. Afite ubutumwa amaze iminsi ashyize hanze bice mu ndirimbo Gwiza Imbaraga z'Umutima. Ni indirimbo ushobora gusanga kuri channel yiwe ya Dominic ashimwe, and then ugakomeza no kusharinga nyine message cyangwa se ubutumwa bwiza bukagera hirya no hino. Ngira ngo yabibabwiye kuri social media ziwe zose, ushobora kumusangaho akakwamwandikira kumiza icyifuzo cyawe akabasha kugusubiza, ndetse mukajyana n'ibindi biganiro wenda bitandukanye kubw'umurimo w'Imana. Ese niki cyawuteza imbere ibintu nk'ibyo ngibyo. So munyemere tumushimire, tumurekure ko bafite izindi gahunda nyinshi aba agomba gukora, and then ubutaha nitukenera none kumuhamagara none ndabizeza neza ko tuzamugana muri studio za Genesis TV. Ni mukanya rero munyemere tumurekure ajye mu zindi gahunda, and then ntujye kure ya televiziyo yawe, ukomeze kunogerwa na gahunda zose za Genesis TV. Ngewe ikiganiro ni kuwa kabiri none isa 10 turi kumwe hamwe n'abandi batumirwa batandukanye. So naho ubutaha, ciao ciao, shalom shalom.